nagezeyo 2015 nibwo nagezeyo ntangiye kwikorera mwaka ushize. Oh my god, Melody no goko arakora se. Melody bamufata gute hariya? Baramuku. So US. Next step tuzajya US. Melody ari kutwumva. Nuko ajya yigira nabi ariko undi dufitanye deal. Ajya kwigiraho nabi. Ajya kwigiraho icyamamare. Anyiryaho. Na Riderman. Because Riderman mufata nk'umuntu legend. Oh, for real? Yeah, Riderman kabisa arakundwa arubahwa. Biba bigoye no kugira ngo ajye no ku kazi ko no ku kazi babazi ngo ni Meddy ngo ni the Benny, ariko iwacu biragoye kugira ngo bazanakumenye. Twarangiza hano kubera ko tutabizi twarangiza tukavuga ngo ngo badakora kumbi twebwe turi kubarira mu muziki kandi bo bari kubaka amagorofa. Bari kubaka, yes. Yego. Transit Line TV ikaze mu kiganiro cyacu aho hose ndakwifuriza ko umunsi ukomeza kugenda neza, umunsi kundi tugerageza kugushakira ibishobora kugufasha kugira ngo umunsi wawe ugende neza. Hari benshi tujya tuganira nabo, hari benshi tujya dufata umwanya twaragiza tukaganira nabo, ariko mu minota mikeya turaza kuganira n'umuvandimwe ujye udufasha kugira ngo tumenye byinshi muri diaspora. Nguyu nta wundi bamwita Muchomante Aline, araza kudufasha kugira ngo tumenye muri diaspora bimeze gute, muri diaspora ubuzima bwabo bumeze gute kugira ngo ejo nejo ubundi niba utekereza kwajya umenye ko ari ibyo ugomba kwakora. Transit Line TV arose ronda kwifuriza ko turibuze kubana muri iki kiganiro kiribuze kugufasha kugira ngo tumenye ubuzima bwo hanze n'ubuzima bumeze gute. Aho hose ukomeze ukurikire, ukomeze ukore subscribe kuri channel yacu ya YouTube Transit Line TV. My name is Lucky. Let's go. Yes sir. Muchomante yabyotse ashaka abantu muri diaspora amasaha ntajya bagora ugira ngo yo bro. Ndakuramukiye man. What's up? Karibu bro. Welcome back home. Neza bitewe. Ndamubwira ngo ndamubyukiye. Hey, it's fine, it's fine. Umuvandimwe bamwita Diodo. Umeze neza? Diodo, aba bavandimwe rero baba bavuye hanze. Uriya ugomba no kubibutsa ibiryo byacu bya hano mu Rwanda bakamenya byinshi. Bamaze imyaka barya amahambaga n'ibiki byose. Yewe ndateka. Niyo mpamvu yitwa Muchomante. Ego kubera nyine gucoma ibintu. Okay, bimeze bite? Bimeze neza. Reka mbegeye hariya. Oh yeah. It's fine. Yeah. Oh yeah, nari bimana. Bimeze neza. Kigali meze gute? Hahi. Lockdown, yeah. COVID ni danger, man. Je ume coca ni sawa tu. Yo. Oh yeah, nagwa agenda tansobanuriye. Buriya Bagomba kumenya gahunda hano imeze gute. Thanks man. Cheers. Yamwe cheers. Okay. Aya reka nzaho ngaho kugira ngo mbyumve neza. Okay? So tell me. Jamita Sevani Babala. Okay. Niki cyawe? Wow. Mu byugo bakobwa mujya muri bahari mujya mutamucyaho ngo. Ni Sansinic. Untouchable. So yeah, I'm pleased niwe ujye ufatira mu video. Okay. Yes. Akana editinga. Wow, thank you so much bro. My pleasure man. My pleasure. Uradufasha kandi nekereza ko abakurikira Transit Line TV kugira ngo tumenye ubuzima bwo muri Amerika muri diaspora namwe mubigiramo uruhare. So niyo mpamvu nanifuje kugana Muchomante kugira ngo tumenye ubuzima bwa hariya bumeze gute. By'umwihariko nka 70% ku bakobwa kubera ko abagabo hariya nabo baba bahari ariko barakora uraza kubimbwira navyo ubwo turaza kumenya uko bimeze. Thanks bro. My pleasure man. My pleasure. Cheers. Yo, God bless your work. God bless you. Yep. Thank you. All right, my love.
Okay, I'll be outside. Ni Transit Line TV arakoze cyane Muchomante kunyereka fiance baradufasha kuri channel baradufasha kugira ngo tumenye ubuzima bwa hariya so reka noneho tuganire sasa noneho tuganire you know reka tuganire wakwicarira hano Mucho it's fine reka tuganire tumenye noneho bimeze biti ubundi twakorana gatutazi aha icara sasa sawa aha ni sawa noneho are you ready to talk I'm very ready Cheers. Ni Transit Line TV Muchomante arakoze kunyakiriwe arakoze kugira ngo tuganire nka Muchomante tuganire umwe mu bakobwa uyu munsi wenda bafite ubuzima muri diaspora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko reka twige noneho ubuzima bwa hariya bumeze gute ikibazo ntangiriraho nta kintu nakoze cheers urangize ugira gutya ibi ngibi ko iki bikora niko babikora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa biratandukana bon hari utuntu twinshi nyine bakora ariko utuntu twa crew yanjye abantu dusangira nitwo ukora cheers ugakoza hasi ukanywa uri kureba umuntu so ubwo ngubwo niyo wenda navuga passcode yawe yes okay cheers murakoze cyane ubuzima bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dutangira wenda n'ubuzima wasobanura gute ubuzima bwo bumeze gute kubera ko iyo twumvise ngo umuntu yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari igihe atangira akavuga ati hano ubuzima buroroshye abantu mwese muhunikira buroroshye nta kibazo natwe turi hano tukagira ngo ubuzima buroroshye kuri wowe uyu munsi ndagufite ubuzima bwa hariya n'ubuzima wasobanura gute okay mbere na mbere reka mbanze nshimire mama Line mama Kengo mama wanje kuko niwe wabumpaye niwe wandeze niwe wamaye iyo opportunity yankuye mu ishuri nari ndi mu wa mbere secondaire ankuramo ngo turagiye hanze ngerayo nsanga ni ibintu biri different ariko nk'umuntu w'umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane yadukoreye yaduha bwiza cyane mama Line ndagushimira kandi Imana izakomera umugisha ndagukunda cyane bon so ubuzima bwo muri Amerika ntabwo ari ibintu byadanje gusa wenda impamvu abantu babona ko ari ubuzima bworoshye ni uko haba utuzi haba utuzi hari opportunity y'ubuzima ariko gusa ikintu nakubwira ushaka kwica ubuzima bwawe Amerika iragufasha cyane ukabwisha ukaburangiza ushaka kwangiza ubuzima iragufasha ukaburangiza bwose ku murongo nanone ushaka kubwubaka iragufasha cyane kugeza aho handi nawe uzaza bire ukavuga ati se ni njyewe so biterwa n'umuntu n'icyo ashaka so biterwa nawe ukeneye iki ugiye gukora iki yes hari abatubesha ngo ubuzima buroroshye hari n'abadukurikiye muri aka kanya wenda bashobora kuvuga ati ariko ngeze hari ibintu byahita byoroha muba bumeze gute noneho izo opportunities z'akazi opportunities ziri kuri buri muntu wese ntago Amerika itoranye ntago ivuga ngo uyu ni Aline kuko yakomeze gutya ngo ntabwo ivuga ngo ni Lucky ko Lucky azwi cyane ngo bigiye koro listen ugeririye uri umuhanzi mu Rwanda twese tukamerwa kandi kwivuga batazanye buri wese bari ku giti cye so nta by'ubustar uzanaho reka n'uwize wayarangije ntago amashuri yo hano cyangwa yo mu kindi gihugu muri Afrika abarika hari icyo ugomba gukora kugira ngo yes ariko icyo kintu ugomba gukora nk'uri umuntu ugishaka uragikora kandi kikakorohera barakorohereza yes ariko ukagikora so ikintu navuga nuko itanga opportunity kuri buri wese ntabwo itoranye kuri buri muntu wese waba uri umwana waba uri umukecuru uko waba ungana kose so urakabona akazi tushobora akazi karaboneka leta ifasha abantu bayo uri umukecuru ufite ibintu bigomba kugenera buri kwezi uri umumama ufite abana ufite ibintu kugenera buri kwezi mbese nibyo nakubwiye iragufasha pe cyane ariko bitavuze ko byoroshye sibyo nk'ubu tuvuge nimba leta ivuze ati ufite abana tuvuge nkanjye mfite abana babiri sibyo nawe ukavuga ati njyewe ntabwo nzajya mu kazi
kubera ko leta izamfasha leta ikintu izagufasha izaguha carte y'ibiryo ukajya wenda ujya guhaha ibyo ntabwo inaha mubizi it's a good thing ujya muri alimentation ikandi umva ufata ibyo ushaka byose ukaswipinga card ya leta ugataha urumva kagira haba hari amazu ya leta ushaka kubamo for free udakora ariko ntabwo ari amazu meza ntabwo ari muri quartier nziza hari amakartier twita gero ari muri gero nyine muri hood you know ahantu utakwifuza ko umwana wawe yakurira ariko aba hari ku bantu rero niyo nakubye iragufasha yashaka kuvuga ati uyu muntu ntashaka gukora reka tumuhe inzu muri yaka kuko niho ziba niho nta handi ziri rero nuhaba umwana bakahakurira ararangiye nawe urarangira nawe ubwawe kuko abantu baba bari entouré baba bari hafi yawe you know baba bakora ibintu bitandukanye cyane so Amerika ntago nayigaya pe ndanashira Imana ko ariho mba yes so gusa nyine yagufasha pe decision yawe irayisupporting yes okay ariko hari ahantu akenshi dukunda kumva hari abirabura barashe hari wenda abantu barasanye bicanye uvuze ghetto itanibuka ko nyine rimwe na rimwe njya mbibona ahantu hakavuyo hari ugomo ko haba ameze nk'aho hantu uvuze nyine biriya bintu ntabwo bya affect abirabura muri hariya mwebwe wenda no ntabwo bishobora ngiye kunyafectinga cyangwa se ko affecta undi muntu byafecta umuntu birimo kubera ko hari ibintu bita ngo gang ibintu by'amagenga abantu baba barikoza amagroupe birirwa mu biyobyabwenge birirwa mu biki urugero ubwo ni nka Kenya Trap Gang kahita tuyivuza na Tough Gang nyine ubwo ngire kugira ngo numva amakuru kwa kuntu turi kumwe Kenya Trap Gang Tough Gang okay nk'ubu wenda kuko hari abana bacu benshi b'abanyarwanda benshi bamaze kubipfiramo bakagerayo bakumva ko bagomba kujya muri gang ariko gusirimuka mbagira inama ababyeyi abana please murinde abana banyu kujya muri ibintu bya gang nubwo bwose utabubizi buri munsi ujye uganiriza umwana wawe umwibutse aho mwavuye umwibutse mu rugo like ari ukuntu uganiriza umwana ukamubwira akumva ko I don't belong here akumva ko hano ntago ari mu rugo you know ndahari kubera ubuzima you know ariko mfite home kandi home they don't do this ntago bakora bino bintu so muri make nyine ni ibyo ngibyo haba hari ibintu by'amageng haba hari ibintu ikindi bavuga ngo abapolisi ngo bararasa ngo abanyafurika aba black that's not true ubundi umupolisi aguhagaritse n'uwa hano narabibonye umunsi wa mbere nageze hano ku kibuga cy'indege tugiye kuri hoteli hano nta nubwo bwahagarika ibintu byinshi agira gutya ngo yaraduhahamuye ndumirwa noneho mbona ukuntu umushoferi amwifasheho namwe ati you see is the same thing umupolisi yaguhagaritse ugashaka kwiruka cyangwa ugashaka kumutuka kandi ikindi bariya b'iwacu baba bafite n'imbunda kuko buri wese yemerewe gutunga imbunda iri iwacu yes so umupolisi yaguhagaritse aba akeneye kugusaka urumva noneho iyo wirutse cyangwa ugashaka kumutortira akabona ko uri gushaka kumusuzugura cyangwa kumutanga ko ababizi arakurasa ikindi aba black bahariya ntabwo bameze nkatwe pe ni bene wacu ariko bafite indi mico twebwe tutazi so kugira ngo uzumve ngo umunyafurika barashe bizakugora cyetse bombi hagati yabo barasanye kubera ko akundi bumvise ngo barasirimutse by'ubugoryi bitari byiza nibyo bijya bibabaho nibyo bijya bibabaho drugs uyu munsi turi kurwanya ibiyobyabwenge hano mu Rwanda bakoze kuvuga ngo ababyeyi bari hariya babibutsa abana babo ko hariya ntabwo ari mu rugo ahubwo hano niho mu rugo kuko uragaruka kandi hano ntabwo tubyemera nta nubwo tubikora usanga umuntu akubwira ngo twebwe ngo urumogi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bararugura muri farumasi bararunywa ngo na hano rero bashatse batureka tukajya turugura ndagira ngo mbwire ukuntu bimeze hariya urumogi hari amastate rwemewe make ariko aho biri kugana
bigaragara nkaho ahantu hose bazageraho bakarwemera gusa hari abafite discipline aho rero niho nshaka barugura gute barufata hari abafite discipline tuvuge nk'ubu ngubu kubera ko njyewe ntabwo ndumva sinzi ukuntu barugura usanga wumva umuntu ati ndigwa amagambo plug wanjye njyewe ntabwo mba mbizi ariko ntabwo barugura muri farumasi nta nubwo byemewe ngo ubone umuntu cyangwa ngo ubone ngo botike ngo igurishe urumogi ntabwo bishoboka nibyo bintu nyine byakurikiye cyane no mu mastate byemewe state yanjye ntabwo barabyemeza so ntabwo mbizi wenda mu mastate byemewe bashobora kuba bafite aho barugurishiriza ariko nanone hari kire mbanzo udashobora kurenza hari kire udashobora kurenza nk'inzoga wanyweye uri ku drivinga wenda tuvuge baraguhagarika bakagupima hari ahantu utarenza iyo waharengeje baragufunga cyangwa se bakagutwara biterwa nuko wabifasheho hari n'igihe bagutwara mu rugo cyangwa se bakaguhamagarira umuntu uzi akaza akagufata biterwa na approach ukuntu wowe ubifasheho discipline ufite imbere yabo wenda nanyweye I'm sorry yes they will take you home umupolisi umwe arahamagara undi aza atwara imodoka yawe bakujyane mu rugo bagusige mu rugo bagenda ariko kwa kundi hari ukuntu umuntu asinda akifata nabi aragutwara da urumva so na drugs rero ntabwo ari ibintu byemewe ntabwo byemewe ntabwo ari ibintu dusaze twanabireka urakoze cyane noneho kubera ko plus weed ni ikintu udashobora kubona akazi ubikora urumva ni ikintu kikwicira iki ubuzima na kariyeri future so kuko iyo ugiye mu kazi baragupima iyo babisanzemo biba birangiye so nicyo njya mvuga ati abana bacu barashaka actinga ku living kuba mu buzima nk'ubw'abantu ba hano kandi abantu ba hano buriya reka nkubwire abarunywa ariko anarugurisha afite ibindi bintu akora afite amafaranga you cannot sit here acting nk'umuntu wo muri Amerika they have life urumva they have money bafite ubuzima nibyo biryo ashobora kuba ntayo afite akagenda ikarita bakamuha ibiryo akarya so mu gihe hano ushobora kubikoresha wanyweye mu karu yawe ugasanga ni ikibazo nyine no mu gifu ubwo bita bijya he mu bwonko imana turinde ibiyobyabwenge tubireke pe ntacyo bizatuma ntacyo bitumariye iki nta na kimwe urakoze cyane ukora kangahe mu cyumweru njyewe nkora cyane nkora 7 days a week 7 days a week before nyikorera umuntu nakoraga 5 days ariko nkakora na overtime sometimes bikansaba ko nkora 6 days cyangwa 7 days because I love money n'amafaranga byatari ariko amafaranga yanjye nakore like it ariko ubu ngubu kubera ko natangiye business yanjye y'ibintu byo guteka ibiki umva 7 days a week uteka iki the restaurant bon sindafungura restaurant ariko I deliveringa baramamagara ndashaka ibi n'ibi nkateka nkabashira brochette zanjye barazizi urakoze cyane ushyira abandi ni diaspora yacu cyangwa n'abandi wenda muziranye n'abandi benshi n'abanyamerika barabirya kuko nabo baba barushiye na biriya biryo byabo so baba barambiwe biriya baba bakeneye na test y'ahandi hantu batazi wabisobanura gute kuba waragiye hariya ugakorera abantu ariko uyu munsi nawe ukabura umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi nanone ufite nawe noneho icyo atangiye gukora cye ku giti cye hariya struggle ariko na plan it's hard cause byamfashe nagezeyo 2015 nibwo nagezeyo ntangiye kwikorera ushize urumva ni ibintu bigoye urabanza ukiadaputinga first sibyo ukabanza byonyine no kuhagera ubona ari iyindi si utazi ubuzima wabayemo bikagucanga kwiga gutwara imihanda yabo ni gutya ariko hano mutwara yesu we abonye dutwara gutya nahamutse turi speedy ndi kujya mu modoka nkahita ndyama kugira ngo ntabireba kuko iwacu ntiwabona umumotari uza gutya no kujya gutya
cyangwa mugiye kudepasa izindi modoka ziri kuze gutya kinjiramo mari bataba guturitse. Okay. So ukiga gutwara, gashaka akazi, uduki. So it's a struggle. Ni ibintu bitoroshe. Ntabwo byoroshye. Ni nk'uko n'umuntu wese wakwimukira hano nawe byamugora. Yes. So gusa ugomba kuba ufite icyo ushaka. Ukizi. Uvuga ati ngiyewe ntabwo nshaka gukorera hano imyaka iyi n'iki. Cyangwa igihe kirenze iki n'iki, bavuga ati nanjye ndashaka kwikorera, why not? Kasi buri wese icyo ushaka cyose wagikora. As long as ugifite umwuka, icyo ushaka cyose wagikora. Wigeze utekereza ko wakwikorera mu gihe umaze hariya ukaba bitangiye umunsi? Bon, yes, narabitekereje cyane ahubwo narabitangiye kuko natangiye ntanga ama concert kuri ba stari bacu ba Meddy, ba Ben, ibyo byose ni ukukwereka ko nari mfite mind zo gushaka kugira gute kwikorera, kamwishyura akazi agacuranga ayukuyemo kabaraya. Nese biruta kwikorera ibyo kwikorera. So kandi ikindi my mom ubuzima bwe bwose yari kwikorera, yari umu business woman. So I think niho nabikuye. Mind yanjye ni business. Imana ishimwe ko hari abahanzi wagiye uha akazi, Imana ishimwe ko hari abahanzi wagiye wenda unafasha kugira ngo wenda ubahuze n'abanyarwanda cyangwa se n'abantu bakunda ibihangano byabo. Uyu munsi ubona abahanzi bacu muri diaspora bakora cyane, ubabona gute? Ubona imikorere yabo ihagaze gute? Ndabikubaza nk'umuntu bana nabo, njyembe Kigali ndi kumwe na Muchomante bana nabo. Hano ndabafite. Bon, ngiye ku giti cyanjye barakora. Bitewe na hariya mu buzima tubayemo, antuka barakora kwako. I believe ko behind umuziki bafite ubundi buzima. Sibyo? Bafite ubuzima bundi bari kubaka bwo gukora nka Meddy yarashatse, afite ni nka example nk'uhaye. So buri wese hano wenda tuvuge hano baba bafite umwanya, ariko iri iwacu umwanya uri very rare. Okay, no muhanzi turabizi, no muhanzi dukunda nubwo ari hariya, ariko no muhanzi nanone ukeneye ubundi buzima, ukeneye no gukora. Yes. Biraborohera face kuri diaspora y'abanyarwanda tuzi nka Meddy na Ben na Emmy, tweta tubona hariya nka kamisho ari gukora kandi kazi, kandi ushobora no gusanga nanjye nkora nta kibazo, ariko kubera ko hariho kakantu k'umustar turamuzi, ubona biborohera hariya. Ahubwo I think ariho biborohera cyane kuko hano baba ahaciye hose biba bigoye no kugira ngo ajye no ku kazi, ko no ku kazi babazi ngo ni Meddy, ngo ni Ben, ariko iwacu biragoye kugira ngo bazanakumenye. Biragoye pe mumba, ariko biragoye. I'm just telling the truth. Sibyo? Biragoye naho I think niyo mpamvu bahita batakinga your advantage bagakora kandi kazi. So twarangiza hano kubera ko tutabizi, twarangiza tukavuga ngo ngo badakora, kumbi twebwe turi kubarira mu muziki kandi bo bari kubaka amagorofa. Bari kubaka, yes. Ego. Now I understand. So hariya bashobora kuba bakora cyane bari mu zindi business zabo. Ahubwo bazaza hano bubaka ikindi gihugu mwe twarangiza tukavuga ngo abavandimwe ngo ntabwo bakora ngo barabiryamye. Okay, cheers. Thank you. Uyu munsi umuziki ubona gute? Of course I get it. Umuziki uyu munsi ubona gute? Diaspora hariya mwinitabira kugira ngo mushyigikire abahanzi bacu, n'ubwo wenda muri hariya ariko muri abanyarwanda dufite abahanzi b'abanyarwanda. Shange bazanga ikindi pe nakora amashow narayatanze ibiki. I support music because nkunda umuziki cyane. Gusa wenda nibyo nyine tuvuze ko baba bafite ibindi bahugiyemo. So they are busy. Ariko still baraducurangira, basohora indirimbo, turabasupportinga. Do we have night clubs zikina imiziki yacu wenda? Oh my god, cyane henshi cyane. Noneho yanjye iyo nzafungura Imana nibishaka ujye gufungura night club. Yego ko tuzajya gukora launch yanjye nta yindi ndirimbo izakinwamo. Okay.
uzayigira brand ni made in Rwanda. Made in Rwanda, I'm telling you. Because I present. Okay. Ubona ari abahe bahanzi uyu munsi turetse abari muri Amerika. Umunsi Imana yadufashe ugafungura night club yawe ya Muchomante. Ubona ari abahe bahanzi hano wakwifuza kuzana hariya. Avuga ati reka tu launching night club yacu. Melody. Bruce Melodie. Gitanga Melody. Icyamamare Munyakazi niwe wa mbere of course. Okay. Wa kabiri mbavuge bose. Ye kabisa nta kibazo. Ubwo nguguze impamvu mba bashaka no kugira ngo tumenye ko nubwo muri hari ariko harabo muzi bakora. Oh my god. Melody no goko arakora se. Melody bamufata gute hariya? Baramuku. So US. Next step tuzajya US Melody ari kutwumva. Nuko agira nawe ariko undi dufitanye deal. Ajya kwigiraho nabi. Ajya kwigiraho icyamamare. Atanyiryaho. Melody ahangaha biraba ni ikibazo. Ajya kwiryaho. Atanyiryaho kandi hari deal ikomeye cyane. Anyway, reka nitubishire byose hanze. Nitubishire hanze turaza kubipanga. Ariko ako kantu ufatiye uze kukibuka. Melody nta mpamvu. Ugomba kumvikana na Muchomante. Yareba ko twabona ikirakaunga. Okay? Urumva? Melody. Sha nakubeshe for now ni Melody na Riderman. Because Riderman mufata nk'umu legend. For it. Yeah, Riderman kabisa arakundwa arubahwa. Urumva? So for now maybe abo nkunda ni benshi cyane pe. No aba business. Ngiye buramba ndeba business. Exactly. Kuko nanjye hari abo nkunda byatare ariko kuvuga ngo tukujyane muri Amerika dushobora gusanga ntacyo twakora. Yes. Well, yeah, nabo ngabo for now. Nibonye mfite mu mutwa. Bruce Melodie, Riderman. Much respect. Kandi babwire nibazanyiryeho. Ntago bakwiryaho. Riderman umunsi ngiye gukora deal. Riderman na Bruce so manager Lee ananisikia after manager wa Italy. Ibyo ngibyo turaza kuganira. Nice. Lee turavugana. Okay, Lee muravugana. Next stop ni USA. Okay, ubona uyu munsi abana b'abakobwa bifuza kujya muri Amerika cyangwa se wabona Muchomante ari muri Amerika uyu munsi utagiye gukora akazi kawe utagiye guteka utangiye kudeliveryinga akazi keza kuko uri gukwikorera abari ikintu cyiza hari umwana w'umukobwa ushobora kwita uvuga atari ko nanjye agomba kujyayo agize amahirwe yo kujyayo kubera ko tugira amahirwe atandukanye niki agomba kuzirikana agiye muri Amerika ko hari naho avuye hari ibyo agomba kuzirikana muri well ikintu cya mbere nuko ntabwo ari ngombwa ngo agende muri Amerika. Ikintu cya mbere ni ukumenya ko dreams zawe ikintu cyose ukunda ikintu ushaka gukora wagikorera aho uri hose aho waba uri hose wakihakorera ariko nimba yifuzije kuza kubikora muri Amerika nabyo birashoboka. Everything is possible. Buri kintu cyose kirashoboka bitewe n'uko ugishaka wowe. So, nyine nawe uraza ukabanza ugastruggling ubwa mbere ugaca gutya hano ugata umutwe ukarira ukajya gukora abazungu ukajya kwikorera bikarito umugani wawe njye mbona ngo bikora amakarito abandi baca amapombe abandi ngo bajya ngo gukoropa ngo amatoilette nawe ibonye ndaseka sakazi se n'ubundi ariko iburyo ikintu cyose kiguhemba je ntari ifa kuba kimpise hari ikibazo se ntacyo biba bimwe so ni ukugira gusa iyo ubwo bushake kumenya ko ngo ndashaka iki ariko kugira ngere kuri iki ngomba guca hano ukabanza ukazenguruka ukarira ukababara ukajya gute ndende ukazagera aho ugera uyu munsi ubuzima bumaze kwigisha iki umaze kubona iki mu buzima twagenderaho kandi nanone byanatwigisha ku bantu bose bari kutureba muri aka kanya ikintu umaze kubona ni uko ubuzima ni gatebe gatoki for real ubuzima ntabwo umenya ngo uyu munsi ndaje nzaba ndaha cyangwa se ngo uvuge ngo ubuzima bwanjye burarangiye kubera ko ndi hano no ubuzima burya ni Imana ibutanga maze kubibona ariko Imana nanone tukajya tuyigora Imana ntabwo izamanuka hano ngikora ubuzima kubwira ngo hari ahantu ngo hari akazi ubundi ikintu Imana yaduhaye ubuzima Imana yaduhaye ni uyu mwuka as long as ufite uyu mwuka sibyo nta kintu kimwe cyakunanira ubuzima ni ukugira target sibyo ukagira
dreams kandi dreams zawe ntuzeshyire mu nzozi gusa ukagira n'ubushake bwo gushaka kugira gute kuzigira real kuzigira zibe zikaba nyine ukazigira impamo you know so nibwo buzima ngiye mbona ubuzima ni wowe ubwiha you know cyangwa kuvuga ngo niwo ubwiye bakagira ngo wenda ni ukwiyemera cyangwa iki ngewe kuri ngewe ku giti cyanjye nzi ko ubuzima Imana yampaye ari umwuka ibintu byose ngomba kubikorera ngomba kubyishakira sibyo ntabwo uzaca hariya ngo uratoragura amadolari 100 ntabwo bishoboka sibyo ugomba gukora iki kuyakorera so ubuzima ni wowe ubwiye mu gihe ufite umwuka ibindi byose urabyiha hari urubyiruko rudukurikiye wenda tugenda no ku musozo ariko nibuka ko hari utuntu twacu hari abakoze hano lazima ngomba kubirya ya Diodon bro babyita gute wansobanura niba ushaka kuza hano it's fine Tuno utuntu bita snacks harimo cheese avocado tomato lemon and breads lettuce sino utuntu twinshi tuvanze ariko turi tumeze neza utuntu umuntu agira appétit appetizer okay so babirya ryari anytime yose mbisina katuma umuntu agira appétit ni ukuvuga ngo wabirya before ibiryo mbere yo kurya ibiryo aperitif nice bro bahege nta gifaransa aperitif c'est appetizer appetizer okay thanks bro so ugomba kwaruraho dukeya tu nice my man uranunguye ariko bro Muchomante this looks so good aranyemeje so nzongera guteka ariko yakwigisha ahubwo ndava hano niza amasomo byatari yerekana wariho utungutu ye ku biryo mane ndabyuba iwacu ni duti biryo pe hano urankosoye Diodon arakoze cyane kabisa Diodon arakoze cyane umva uri muri Amerika uje muri vacation cyangwa uri ahantu hose uje muri vacation hirab Diodon ndahari Lucky arahari tuzamugushakira agukora ibintu by'ibitangaza so abantu bose bifuza cyangwa wenda abantu bose bavuye hanze bavuye navuga wenda muri diaspora baje kuruhuka uyu mutipe namubonye afite talent bamwita Diodon kandi numwe mu bantu bakiri batoya no mujene ushobora nawe kumureba yarangiza akagutekera nk'utuntu yadukoreye mane biri utuntu nibwo bwa mbere ngiye kuturya nibwo bwa mbere thanks man uyu munsi ubuzima ubona ari ubuzima bworoshye cyangwa buragoye uko bibona kuri experience wawe wanyuzemo nta kibazo uransubiza ngiye mugende uri konsubiza ndagenda hari ngiye gukaraba intoki kugira ngo tunumve ndagushyiramo sitru okay sawa ubona ari ubuzima bumeze gute uyu munsi bon ubuzima ntabwo nakubwira ngo buroroshye cyangwa burakomeye urabizi ubuzima umunsi uraseka ejo ukababara so ubuzima nyine nuko umunsi mba meze neza ejo nkababara ariko ntaritse kuvuga ko buri way better kurusha ubwo nari mfite mbere bumeze neza pe ariko bitavuze ko hari igihe mbabara iyo mbabaye rero iyo mbabaye cyakoze ntekereza ko hari umuntu ushaka kuba wayikundusha ni ukuri kw'Imana ubundi kubabara no kurakara biratandukanye iyo mbabaye ndabanza nkababara nkumva ndihebye ukuntu urumva ariko hashira akanya gato nyibuka ko hashobora kuba hari umuntu ushaka ubabaye kundusha so bigahita bituma ngira gute shaka uko ni uwo mubabaro nguhindura thank you uwo mubabaro ngahita ngu-creatingamo kwishima tu ukuntu uyu munsi mama yishimiye kariyeri yawe yishimiye aho umaze kugera akubona gute effort ushyira mu kazi ibyo umaze kugeraho akubwira ngo iki nk'umubyeyi
mama wanjye mbona nka role model cyane. Nice. Mama wanjye mbona nka role model arankunda cyane. Hari ahantu henshi cyane nagiye letting down, you know, nkamurumva imyaka nyine nkasaragurika. Washyushye. Ashyushye bya hatari, letting down pe akababara. Ariko kuri uyu munsi mbona nka role model kubera ko yabonye ko ibyo byose nabiciyemo ariko navuyemo ndi umuntu muzima, you know, byararangiye mbivamo ndi muzima kandi umuntu ufite intego. Uyu munsi ubona bimaze iki kuganira n'ababyeyi bacu? Kuganira nabo ugafata umwanya ukamubwira icyo uhuye nutanaganira n'umubyeyi uzaganira nande. Umubyeyi byonyine no kuba ukimufite ubu ngubu ni agaciro. Noneho kuganira nawe birarenze mani. Akubwira amagambo cyangwa se akakugira inama nawe ubwawe ukirabuka. Wenda tuvuge hari nk'igihe mba mvuga ati njya Line ngiye kujya ku isoko izi lockdown ntazo nitayeho n'ibiki ni nka example yoroshye cyane, you know. Ariko umubyeyi ahubwira ati nibagufunga birakureba. Kera ntabyo twitagaho. Ariko ugenda ureba ingaruka zayo. Ugenda uvuga ati uziko burya bambwira uziko burya ibintu umubyeyi yambwiye byari byo. Yes. None ukanareba n'ahantu wavuye man. Noneho umwanjye ufite abana ndeba kubarira kubokuza. Ngati mama akoze akazi pe. You know? Kandi baba bakiri aho ngaho batoya. None bibaze nibagera muri ya myaka nabo bashushe nkanjye. Kandi baba bazabacisha mu gihe gitandukanye. Yes we. Nice. Wow. Twagiranye ikiganiro cyiza ariko wenda mu gusoza. Ndagira ngo baze ku muvandimwe bita Muchoma. Kubera ko mwitiranwa na Muchomante. Kandi ari na muhanzi twabonye ikiganiro cye mwakoranye kuri Transit. Ni umuhanzi ubona gute, ni umuntu ubona gute? Muchoma ni umuntu ntakubesha. Muchoma ni umuhanzi nzi ukora cyane. He's a very hard worker. Atari just no mu muziki, no mu buzima busanzwe mara. Kandi ni umwana mwiza cyane. Mu buzima busanzwe ni umwana mwiza cyane, yicisha bugufi cyane. Muchoma ni wa muntu udashaka guhamagara umubwira ngo nkeneye iki ngo akikwima gifite. For example, naramuhamagaye ya interview twakoranye, namuhamagaye like hari ninjoro. Sinzi ko nabonye mbona nyandikiye ka message ngo ariko se Muchomante bite bya gase bundi uyu nguyu bitebye ko iki bihurira. Hitamuhamagara namwe ati reka nkubwire wabibonye ko natangiye gukorana na Transit line. Atamye ati hahiye koko. Atamye ati ngende ndashaka interview. None aramyise ko ngende kure nta tuyiwanye zagenda gute. Ariko atambwira ati ndi kuza muri Dallas. Tambwira ati rero nta gushaka kunjira ko sinzi ikindi gihe nzakubonera. Amye ati ngiye urabizimana. Niyo utansanga mu rugo, niyo utansanga uzansange mu kazi nyine. Urumva mani. Amye ati ni gutera imbere kwawe niko gutera imbere kwawe. So man, I salute you. Wow. Yeah. Nice. Wakoze kuma ikiganiro cyiza kandi wakoze kunyakira, wakoze kumpuza na Diodone. Ndacyafite script mu mutwe. So ni Muchomante, nicyo wabwira abanyarwanda, nicyo wabwira muri muntu wese wenda ugukurikiye kuri channel yacu, ni channel navuga ko nakoraho ibiganiro muri diaspora, nicyo wababwira, n'iki wawenda wabwira wa muntu wifuza kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umva ndabakunda cyane. Kandi muri Amerika hari opportunity nyinshi cyane. Ntihazajye umuntu uzagukeneye ngo Amerika ngo turakoropa ngo tugira gutya. Ukoropa kuko ushaka gukoropa nyine. Ariko hari n'abandi bafite ama business yabo bageze kuri nawe nubishaka uzabikora. So hari opportunity, hari utuzi, hari ubuzima, nta kibazo. Niba ushaka kuza muri Amerika antuka
En tout cas, vraiment, nashukuru sana ni. Na ngeriyo, en tout cas vraiment na Kama ngo nashukuru sana. Yeah. Nafurahi sana. nafurahi sana. Ya kama. En tout cas vraiment nafurahi sana. En tout cas, vraiment nafurahi Na mimi sana. nafurahi sana. Yeah. So ushaka kuza muri Amerika kuzana ambwire nzakwakira. Okay. Yeah. Urakoze cyane, Imana ikomeze guteza imbere. Arakoze cyane Muchomante ya interview nziza tugiranye. Hari byinshi wamenye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri diaspora. Ariko nanone ati Bruce Melodie, Riderman, navuga ngo ni next stop tugomba gukora nyuma ya COVID, tukajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo managers Lee ndetse na Riderman, ubwo murabyumva ko ariho tugomba kujya kwerekana umuziki wacu kumaze gutera imbere cyane. Transit Line TV, Imana ikomeze bagire neza mu minota mike. Twebwe ubwo ngubwo naho turi buze kurangiza utu tuntu bagiye bampa duce biraza kugenda neza. Buriya ntabwo nshobora kuva mu rugo umuntu yanyakiriye ntari. Nanjye ntabwo nakwemera kugenda. Ntabwo byari gukunda, nari kuba nkwimye umugisha. So ku bantu mwese twari turi kumwe, Imana ikomeze bafashe, gahunda zanyu zikomeza zigende neza. Ni Transit Line TV, Kamakawa, and we cheers, we drop this, and then we sign out.